kwere kujya tugirira bagenzi bacu ishari bitewe n'ikimana bakoreye. Hari igihe Imana igukorera ikintu hakagira bagenzi bawe bakugirira ishari, ariko Imana iturinde kujya tugirira ishari bagenzi bacu Imana izamuye, kuko mugenzi wawe Imana nimuzamura uzamusengera Imana imuzamure kugira ngo ahubwo nazamuka wowe uzafata umwanya we ukabe muri uwo mwanya. Imana itugire neza cyane, kandi iyo mugenzi wawe azamutse ni wowe ugezweho, ntuzakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Hari ubwo abantu babonaga barukozwe n'isoni, ariko Imana irahakanye iravuga ngo ntuzakorwa n'isoni. Ijambo rya kane ni ijambo rya kane muri abagambo y'ibihumuriza. Ijambo rya kane ijambo rivuga ngo tuzamwara. Yesaya 50:7 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara. Nawe ndakubwiye ngo ntuzamwara. Imana ishimwe cyane. Imana ikugarurira ibyawe bizaba zaranyazwe. Imana ikugarurira ibyawe, Imana ikugarurira ibyawe wanyazwe n'abantu. Imana ikugarurira ibyawe watswe n'abantu kubera ubuzima bubi, kubera amateka mabi. Nanje ubu ndikubarwa mu bantu bize kubera ko ari Imana yahinduye ubuzima, ariko nkiri mu buzima bubi nanje nabonaga ameze nk'intumbi yimbwa. Nuwa ndebaga yabonaga ameze nk'intumbi yimbwa, ubuzima butazahinduka. Ariko Imana ishimwe. Basuje mu izina rya Yesu. Turi hano kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Imana yadushize ku mutima, kandi kugira ngo turisangire ribabere inkomezi. Imana ishimwe. Mbere rero yuko dutangira, reka dusenga Imana. Turagushimye Imana, tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Ijambo rirahembura, kuko Dawidi yabivuze muri Zaburi 119:50. Dawidi yaravuze ngo iki nico kimara umubabaro, kuko ijambo ryawe ryanzuye. Ijambo ryawe rigira uburizura, ijambo ryawe rigira abo rikora ku mitima kandi ribazure. Ijambo ryawe rigere ku mitima ibabaye, bahumurizwe. Ijambo ryawe rigere ku bafite agahinda, bagire umunezero mitima yabo. Turasenze muri uyu mwanya ngo ijambo ryawe rikore ku mitima yacu twese. Urakoze Mana kubizumvishe mu izina rya Yesu, amen. Je ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana, nitwa Harerimana Jean Baptiste, nzwi ku izina rya Baringene. Baringene ni izina rivuga ngo bose ni bamwe cyangwa barareshya. Ni izina rikomoka muri Kongo kuko ariho navukiye. Ni izina ry'Abahunde rivuga ngo bose ni bamwe. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR. Niho nkora umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, kabanyobora ku itorero rya Mukamira ya mbere muri karere ka Nyabihu. Imana ihabwa icubahiro. Rero muri uyu mwanya duhawe mwanya wo kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana ryihumure, cyane ko TV dukoreraho nayo yitwa Ihumure. Rero akiri Ihumure ugiye guhabwa n'ijambo ry'Imana. Ndakwingingira gutega amatwi ijambo ry'Imana ry'Ihumure muri uyu mwanya. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cya kabiri cya Samweli cyitwa cya Samweli, gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9. Iyo tugiye gusoma amagambo y'Imana, hanyuma turaza no gusoma amagambo y'Imana ari mu butumwa bwa Yohana igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza umurongo w'9. Aho niyo tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Abo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 duhereye ku murongo wa mbere avuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli harimo umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni we Siba? Nawe ati nije umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira
amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Rodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere yagwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame mugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sokuru Sawuli, kandi uzagirira ku meza yanjye imisi yose. Nuko aramuramya aravuga ati, mugaragu wawe ndi iki kunyitaho, kandi ndi ntumbi yimbwa. Umwami ahera ko arahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati, ibyari bya Sawuli byose n'iby'abo mu nzu ye bose mbigabiye mwene sobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo mwene sobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene sobuja azajya arira ku meza yanjye iteka, kandi Siba yarafite abahungu 15 n'abagaragu 20. Imana itugirire neza. Adusome hirya muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 8, turaza kugera ku murongo waho w'9 niho turi bugarukire kumva amagambo ahari. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana igice cya 9 umurongo wa 8. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu siwe wicira gasabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, nije. Baramubaza bati, mbese wa umunsi ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya Salowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo muri uyu mwanya magambo tugiye kuganira afite insanganyamatsiko ivuga ngo mu gihe ugihumeka ntukihebe, amateka yawe yahinduka. Mu gihe ugihumeka ntukihebe, amateka yawe yahinduka. Imana ishimwe, ni Imana igihindura amateka. Imana ishimwe kuko ari Imana igihindura ubuzima bw'umuntu wariho nabi uyu munsi akabaho neza ejo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Rero muri aya magambo tumaze gusoma ndaza kuvuga ku mateka ya Mefibosheti uyu twasomye. Mvuge kuri aya mateka y'uyu muntu twasomye hariya muri Yohana gatoya igice cya 8 igice cya 9 kuri umurongo w'8, hanyuma nyahuze n'ubuzima bwanjye n'ubwawe. Imana ishimwe. Tugere ku musozo dusenga Imana, dusengera abantu nabo baba bafite kubabara kubw'amateka, ariko kababwira ngo bahumure ntibakihebe kuko Imana igihindura amateka, ubuzima bugahinduka. Rero igice twasomye cya 9 cy'igitabo cya 2 cya Samweli, Imana ishimwe, kivuga amateka kuko cyane kiri mu bitabo 12 by'amateka. Muri biriya bitabo 12 z'amateka ntabwo tuyavuga yose. Harimo amateka ya Dawidi mwene Yesayi. Uriya mateka ya Dawidi mwene Yesayi yaraciye bugufi cyane, aragira intama, ariko amateka ye atubwira kiriya gitabo cya Samweli kitwereka ko amateka ya Dawidi yaje guhinduka. Umuntu waragiraga intama zase, amateka agahinduka umwami w'Abisirayeli. Imana ishimwe. Dawidi nawe amateka ye yari amateka mabi cyane, ariko Imana iza kuyahindura kuko Bibiliya yitwereka igihe Yesayi umuhanuzi Samweli yajyaga mu rugo rwo kwa Yesayi agiye kwimikisha amavuta uzaba umwami w'Abisirayeli. Ariko ngo ageze mu rugo rwo kwa Yesayi ahamagara abahungu ba Yesayi baboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 16. Niho tubibona. Imana ishimwe. Niho tubona iyimikwa byo mu rugo rwo kwa Yesayi. Ariko abahungu havugwamo Aminadabu, hakavugwamo Shama, hakavugwamo Eliyabu. Nibo bageragejwe kugira ngo bimikwe, ariko Imana irabazanga. Hanyuma
ngo umuhanuzi abaza Yesayi ati ninde waba usigaye mu bana bawe, amubwira ko hari Dawidi ariko we aragira intama i Betelehemu. Imana ishimwe, hari Imana ituvana hari habi ikadushira heza. Cyokora ngo Samweli aravuga ngo sinarya sinanywa ntarabona uwo nguwo usigaye, ngo bajya kumuzana bamugejeje kwa Yesayi. Ngo nuko Samweli umwuka w'Uwiteka aza kuri Samweli aravuga ngo uwo nategetse kwimikisha amavuta ni uwo nguwo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Ngo amusukwaho amavuta, ngo yasutsweho amavuta agifite imyaka 15, arongera aja kuyazererana, ngo yongera kuyazererana igihe kirekire. Hari igihe nawe waba ukiri mu ruzerero, ariko uri mu ruzerero uri kugendana ijambo Imana yavuze, kandi ukaba uri mu ruzerero uri wica Imana yakuvuzeho, ntabwo kizahera, ahubwo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Imana ishimwe, amina. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Nuko rero ayo mateka ya Dawidi yaje guhinduka igihe umwami wayoboraga ubwami bwa Isirayeli yitwaga Sawuli yayoboye imyaka 40 ayiyobora Isirayeli. Imana ishimwe. Noneho Sawuli ayobora Isirayeli yaje guhura n'ikibazo cyo gufatwa n'imyuka mibi. Hanyuma mu gufatwa n'imyuka mibi baramubwira ngo uwagufasha muri iki kibazo ufite ni Dawidi mwene Yesayi, ni umucuranzi w'umuhanga kandi yubaha Imana, akorera Imana. Imana ishimwe. Noneho ngo baramutumaho bamuvana iyo yaragiraga, ngo araza ngo akajya acurangira Sawuli, aba mu rugo rw'ibwami kwa Sawuli, wakamucurangira igihe yahuraga n'imyuka mibi, hanyuma ngo imyuka mibi igahwama akoroherwa. Imana ishimwe. Muri ico gihe Isirayeli yari ifite intambara hagati ya Isirayeli ndetse n'Ubufilisitiya. Imana itugire neza cyane. Hanyuma mu cyo gihe rero Ubufilisitiya bwari bufite umuntu yitwa Goliyati, niyo yari yarazengereje abanyayisirayeli. Hanyuma ngo umunsi umwe rero ngo Dawidi ajyaniye bakuru be abagemuriye ibyo kurya ku rugamba aho bari, ngo akigera ku rugamba aho bari ngo asanga bari mu myobo, ari mu myobo. Hanyuma ngo bakuru baramubwira ati ihishe mu myobo nguko natwe twihishe. Nuko Dawidi abwira ati simbasha kwihisha. Ese mwihisha iki? Bamubwira ko bihishe Goliyati ubamereye nabi. Ababwira ati simbasha kwihisha uwo Goliyati, sinamwihisha kuko atakebwe kandi adakorera Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe. Amateka ye rero twihuse ngo yaje kuzagaragaza ko ashoboye kuba yarwana na Goliyati. Baje kuzarwana, ni inkuru asoma mu gitabo kino cya Samweli cya mbere gice cya 17. Ntabwo turi buhasome, ariko birangira Dawidi atsinze urugamba. Ariko akirutsinda agirana ikibazo na Sawuli wari umwami w'Abayisirayeli. Mu kibazo bagiranye nuko abantu basingije Dawidi, abantu baramuvuze bavuga ko ari we uhejeje Isirayeli insinzi, bavuga ko ari we uhejeje Isirayeli amahoro, kubera ko abagore nibo bateye indirimbo barabyina bitewe n'abagabo babo bari bamaze igihe ku rugamba batabona umwanya wo kuzagera mu rugo, bari bamaze igihe ku rugamba batabona umwanya wo gusura ingo zabo. Abagore rero bumvishe ko abagabo bagiye kuza kuzusura ingo zabo, babohowe, baranezerwa, batera imbyino, basingiza Dawidi. Ariko Sawuli we arababara, Sawuli we ararakara. Imana ishimwe, Imana itwambika imbaraga kandi Imana dukomeze twere kujya tugirira bagenzi bacu ishari bitewe n'icyo Imana bakoreye. Hari igihe Imana igukorera ikintu hakagira bagenzi bawe bakugirira ishari, ariko Imana iturinde kujya tugirira ishari bagenzi bacu Imana izamuye, kuko mugenzi wawe Imana nimuzamura uzamusengera Imana imuzamure kugira ngo ahubwo nazamuka wowe uzafata umwanya we ukabe muri uwo mwanya. Imana itugire neza cyane. Kandi iyo mugenzi wawe azamutse ni wowe ugezweho. Imana ishimwe cyane. Kandi bimwe mu bitugaragariza ko natwe tugiye kugerwaho nuko hari abo twari tuzi ubuzima bwabo bari barimo babuvuyemo, nabyo bidufasha kumenya yuko natwe ubwo buzima twabubamo bikaduhera bikadukomeza. Imana ishimwe.
hanyuma rero ngo Dawidi amaze gutsinda Goliyati aba hariya kwa Sawuli mu rugo, Imana ishimwe, ahigira intambara, ahigira kuba ibwami, ahigira uko azaba umwami. Imana ishimwe, Imana icyo imuhamagariye kugira ngo abe kwa Sawuli kwari kugira ngo hatorezwe iby'ubuyobozi bw'ibwami, kwari kugira ngo hatorezwe uko ibwami babaho. Imana igutoze uko uzabaho uvuye mu buzima urimo, Imana igutoze uko uzitwara uvuye mu buzima wari urimo. Imana ihabwa icubahiro. Igihe cyarageze rero Imana iramuzamura Dawidi, ariko muri icyo gihe Yonatani ahishurirwa yuko Dawidi azaba umwami, hanyuma bituma ab'inshuti ye. Yonatani yari umuhungu wa Sawuli, ab'inshuti ya Dawidi. Imana ishimwe, ndakwifuriza kuba inshuti nawe ubona abanyamumaro, ndakwifuriza kuba inshuti yawe ubona bazakugirira umumaro. Yonatani yabaye inshuti ya Dawidi kuko yabonaga ko azaba umunyamumaro. Imana ishimwe. Hanyuma igihe cyaje kugera rero Sawuli arapfa, agwa ku rugamba. Umuhungu we Yonatani bapfira umunsi umwe, ariko Yonatani akaba yari afite umuhungu witwa Mefibosheti. Ni ugaragara hano mu gice cya 9 cy'igitabo cya 2 cya Samweli. Noneho igihe Sawuli yari amaze gupfa, n'umuhungu we Yonatani bapfiriye rimwe, n'abandi bahungu ba Sawuli bapfiriye umunsi umwe, bagwa ku rugamba bapfira umunsi umwe. Imana idufashe twambika imbaraga. Icyo gihe uriya mwana twasomye Mefibosheti yaramaze imyaka 5. Ni inkuru asanga mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cyaho cya 4, harimo ku murongo waho wa 4 havuga ko uriya Mefibosheti yari afite imyaka 5 igihe Sawuli yapfaga na Yonatani bagapfa. Hanyuma ngo inkuru ziba ziraje mu gihugu ngo umwami arapfuye n'umuhungu we n'abana be bose barapfuye, igihugu kibamo umuvurungano, abantu barahunga. Muri uko guhunga rero nibwo ngo umurezi we ni nk'umuboyi wo mu rugo, ni nk'umukozi wo mu rugo wakoraga aho ngaho mu rugo kwa Yonatani, ngo aramuheka arirukanka. Barimo biruka muri ako kavuyo ngo umwana aranyihuka afite imyaka 5 yitura hasi, aguye hasi ngo aza kuvunagurika amaboko, avunagurika amaguru. Amaze kuvunagurika amaguru kuko se yari yaraheze ku rugamba atari yakiswe izina, na sekuru bari ku rugamba ntibari bakamwise izina, baje kuzamwita Mefibosheti. Mefibosheti ni izina ry'Igiheburayo risobanura ngo utazagira umumaro, kuko icyo gihe barobanuraga kugira ngo umuntu w'umwami yagombaga kuba afite karagiteri z'ibwami. Barebaga indesho bakareba ingano, hanyuma rero baravuga bati uyavuka ibwami ariko aramugaye ntabwo azaba umwami, bamwita Mefibosheti, bivuga ngo utazagira umumaro. Ariko biragaragara ko utazagira umumaro yavuyemo umunyamumaro. Imana ishimwe kuko ari Imana ihindura amateka. Mu gihe rero ugihumeka ntukihebe, uko waba uri kose ubuzima bwawe bwahinduka. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma igihe cyaje kugera Dawidi ageze ku ngoma, ageze ku ngoma aravuga nk'uko twasomye mu gitabo cya Samweli cya 2 cya 9 ngo ninde wasigaye wo mu muryango wa Sawuli nkamugirira neza ku bwa Yonatani, kubw'imbabazi z'Imana nkamwibuka. Nawe Imana irakwibutse. Wari wihebye ariko Imana irakwibutse, wari uri mu bibereho bibi ariko Imana irakwibutse. Imana yibutse izina ryawe, nawe Imana yibuka izina ryawe, Imana yibuka imibereho yawe, Imana irebe imibereho yawe. Imana ihabwe icubahiro. Nuko ngo amaze kwibuka ineza Yonatani yamugiriye, ngo yibuka ninde wabo warasigaye, kuko azi neza ko abo mu muryango wa Sawuli bari barapfuye, bari barashize. Ariko ngo abaza Siba. Siburiya yari umugaragu wa Sawuli. Noneho uwo wari umugaragu wa Sawuli abonye bo kwa Sawuli bose bapfuye, yafashe ibya Sawuli byose n'ibyabo kwa Yonatani bose umuhungu wa Sawuli aravyigarurira, ngo afata Mefibosheti wari umwuzukuru wa Sawuli umuhungu wa Yonatani aje kumuhakisha ahantu bita Lodebari. Mbibutse ko Lodebari ni ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo kure cyangwa se ahatagira ikintu. Imana itugirire neza cyane. Imana yakuvana ahatagira ikintu ikagushira hafite ikintu. Imana yakuvana hatera ikakujyana hera. Imana yakuvana ahatafite ubuzima bwiza ikagushira mu buzima bwiza. Imana yakuvana mu cyaro ikagushira mu mujyi. Imana itugirire neza cyane kandi Imana yacu dufashe. Nuko Dawidi aravuga ngo nubwo abiro Lodebari bisobanura ngo hatagira ikintu, bisobanura ngo kure, hatagira imibereho,
nimumuzane, muzane Yerusalemu. Yerusalemu rero bisobanura umurwa w'amahoro, umurwa mwiza. Yerusalemu umurwa mwiza, umurwa w'amahoro, umurwa utunganye. Imana ishimwe cyane, ahafite ikintu, ahafite ubuzima, ahafite imibereho. Imana ishimwe. Ngo baramuzana rero, ariko Siba ngo aba ari we wihuta ajya kumuzana. Yari azi neza ko ashobora kugirirwa nabi kubera nabi Sawuli yari yaragiriye Dawidi. Yari azi neza ko agiye kuyimwibukira akamugirira nabi. Noneho Siba agasigarana umunezero yuko kwa Sawuli ntabakiriho, agiye kubitunga atunganiwe. Imana ihabwe icubahiro ko yanyuranyije amaboko y'ibyo Siba yatekerezaga. Imana ishimwe cyane. Nico cyatumye rero ngo yihuta ajya kumuzana. Ngo agiye kumuzana, Siba ageze Mefibosheti ageze imbere ya Dawidi, nguko twabisomye, ngo agwa hasi yubamye aramuramya. Aravuga ngo nkaje ndinde komeze nk'intumbi yimbwa. Yari yibutse ko isekuru Sawuli yagiriye nabi Dawidi, ariko harimo amagambo avuga ngo gira neza ugende, kuko nawe neza yawe uzayisanga imbere. Imana ishimwe cyane, kuko Yonatani yaragiriye neza Dawidi. Dawidi yarashakaga kwibuka ineza Yonatani yamugiriye, ariko Mefibosheti nawe akibuka ko sekuru Sawuli yagize nabi, ariko akongera agatekereza akagereranya ko na Yonatani se yagiriye neza Dawidi. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Dawidi aramubwira ngo humura, nkuko twabisomye hano mu gitabo cya Samweli. Ngo aramubwira ngo humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwaso Yonatani, kandi imisozi yose y'inyarurembo ya sokuru Sawuli nzayigusubiza. Imana ikugarurira ibyawe bizaba zaranyazwe. Imana ikugarurira ibyawe, Imana ikugarurira ibyawe wanyazwe n'abantu. Imana ikugarurira ibyawe watswe n'abantu kubera ubuzima bubi, kubera amateka mabi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Noneho ngo arabimuha, ategeka Siba we n'abahungu be, afite abahungu 15 akagira abagaragu 20, ngo ategeka kujya batekera Mefibosheti, ategeka kujya bamukorera, ngo n'imirima ye bakayimuhingira. Uwari umukene ahinduka umukire, uwari umukene ahinduka ukorerwa, ahinduka bose. Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana ihindura ubuzima bwawe. Turi ku jambo rivuga ngo mu gihe ugihumeka ntukihebe, amateka yawe yahinduka. Amateka rero ya Mefibosheti yaje guhinduka, niko natwe amateka yacu ajya hinduka. Nguko nababwiye ngo navuga ku buzima bwa Mefibosheti nkavuga no ku bwanjye. Nanje niko zari biri, amateka yanje yari mabi, ariko Imana irayahindura. Nari mu buzima bubi kandi bugoye, aho nabaga sinagiraga nta data nzi, kuko navutse mu buryo data yateye maminda y'indaro. Ntabwo rero nagombaga kumumenya. Mvutse icyakora data abonye nsa n'abana be anyita izina Baringeni, bivuga ngo bose basa cyangwa ni bamwe, ariko ntiyabana na mama, batandukana ndi mutoya. Nanje nderwa nabi, mbaho mu buzima bugoye, mbaho mu buzima butagira ababyeyi, ariko Imana irandera kubera ko nari ngihumeka. Buriya mu gihe ugihumeka ubuzima bwawe bwahinduka, amateka yawe yahinduka. Mbaho nabi mu buzima bugoye, ariko igihe kiragera Imana igenda ihindura ubuzima. Kuko ngewe nari mperuka kwiga muri 1994, niho nari mperuka kwiga ndi mu wa 6, kuko intambara yabaye ya jenoside, amashuri arahagarara, igihugu gihinduka umwirare, ibintu biba nabi, abantu barahunga. Ariko nanje ngenda ubwo nuko sinongera kwiga, ariko nyuma yo kwiyubaka kw'igihugu ndongera ejo bundi muri 2012 niho nasubiye mu ishuri. Imana ihabwe icubahiro. 2012 ubwo igihugu kigenda kiyubaka, nanje nongera nsubira mu ishuri. Ndi umugabo mfite umugore n'abana, nsubira mu ishuri ndiga, ndongera ndiga, mbera hasi ndiga, ngera mu wa 6 segonderi. Ubungu 2016 niho nari ngeze mu wa 6. Imana ishimwe, kuko ubuzima bwaje kuzahinduka. Nabayeho mu buzima bubi, ariko nyuma yaho ubuzima butangira guhinduka. Nanje ubu ndi kubarwa mu bantu bize
kubera ko ari Imana yahinduye ubuzima. Ariko nkiri mu buzima bubi nanjye nabonaga ameze nk'intumbi yimbwa, nuwandebaga yabonaga ameze nk'intumbi yimbwa, ubuzima butazahinduka. Ariko Imana ishimwe igihindura ubuzima. Nico cyatumye dusoma hariya muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 8 havuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya ngo mbese uyu niwe cyangwa ntabwo ari we. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora arasa nawe. Icyakora abihera ubuhamya arababwira ngo nije. Imana ishimwe. Mu gihe ugihumeka rero ntukihebe, ubuzima bwawe bwahinduka. Bene data ndabahihumure nkababwira ngo ntimukihebe, Imana igihindura ubuzima, Imana igihindura amateka. Imana ishimwe cyane igihindura amateka. Ayo mateka twese dufite amateka n'ubuzima bubi twagiye tunyuramo kandi tubona, ariko Imana ndababwira ngo ihindura ubuzima. Yahinduye ubwanje nawe ubwawe bwahinduka. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, ndakubwira ngo ndaguhumuriza muri uyu mwanya, ndakubwira ngo komera, ndakubwira ngo komera. Ndasoza nkubwira ngo hari ibihumuriza bigera kuri 5 ngiye kukubwira niturangiza dusenge Imana. Ibihumuriza bigera kuri 5 nasiga nguhaye kandi bishobora kugukomeza. Mana ishimwe cyane. Igihumuriza cya mbere ni igihumuriza kivuga ngo witinya. Witinya ni ijambo riboneka muri Bibiliya inshuro 360, kandi witinya ni ijambo tugendana buri munsi. Umwaka ugizwe n'iminsi 366 cyangwa se 335, ariko muri uwo mwaka tuba turi kumwe n'ijambo ngo witinya, kuko riboneka muri Bibiliya inshuro 360. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo buri munsi uri kumwe n'ijambo witinya. Uyu munsi ndakubwira ngo witinya kandi ntukihebe, mu gihe ugihumeka ubuzima bwahinduka. Ijambo rya kabiri nagira ngo nguhumurishe ni ijambo rivuga ngo komera. Imana yigeze bwira Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 9 amagambo avuga ngo komera kandi ushikame. Ijambo rya kabiri rero ndakubwiye ngo komera. Amena. Amena. Komera. Komera. Wari wihebze ariko komera. Ijambo rya gatatu ngira ngo nguhumurishe ni ijambo rivuga ngo ntuzakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Hari ubwo abantu babonaga barukozwe n'isoni, ariko Imana irahakanye iravuga ngo ntuzakorwa n'isoni. Ijambo rya 4 ni ijambo rya 4 muri abagambo y'ibihumuriza. Ijambo rya 4 ijambo rivuga ngo ntuzamwara. Yesaya 50 umurongo wa 7 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara. Nawe ndakubwiye ngo ntuzamwara. Imana ishimwe cyane. Hano twasomye muri Yohana igice cya 9 kuri umurongo wa 8 avuze uyu muntu yari yaravutse ari impumyi atararebaga, ariko abantu baravuga ngo mbese n'ababyeyi be bakoze icyaha cyangwa niwe wakoze icyaha. Yesu arababwira ngo ntabwo ari we wakoze icyaha, ntari n'ababyeyi be, ahubwo ko ari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Hari igihe ibyo zakubayeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Ntuzamwara rero. Uyu munsi Yesu amukoreye igitangaza. Abantu babonaga amwaye, abantu babonaga atagira umumaro, babona yagize umumaro. Bamwe baramuyoberwa bati niwe cyangwa ntabwo ari we. Nawe Imana igira icyo ikora, igira icyo ukora, ihindura ubuzima, ihindura amateka, abantu bazakuyoberwa. Imana nihindura amateka, nihindura ubuzima, abantu bazakuyoberwa. Tugiye gusenga Imana rero ibyo bihumuriza ndakubwira ngo bigukomeze, bikwambika imbaraga. Ntuzamwara, witinya, ntuzakorwa n'isoni, kandi komera. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Tugiye gusenga Imana tubasengera kugira ngo aya magambo Imana yakomeze imitima yanyu mu izina rya Yesu. Ndagushimye Imana kubwo aya magambo duhaye kandi ukomeresheje imitima yacu. Dusengeye abayumva, ababera inkomezi kandi ahumuriza imitima yari yihebye, kandi turasenze kugira ngo abari bafite kwiheba ndetse no kubona ubuzima bwabo butazahinduka bamenye ko uyu munsi wa none uri Imana ihindura ubuzima, nabo uhindura ubuzima bwabo. Urakoze Mana kuko ubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen.